ndanezerewe cyane kanejejwe no kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri kinejeje ni ukubakira mwese hano ku kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi mugezwaho na Jose kuri Pure Gold TV. Umutwe w'iki kiganiro uratubwira ngo Yesu niwe umara inyota. Reka turebe ukuntu Yesu amara inyota. Wenda ntiwaba ubizi. Aya magambo turayasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 turahera ku murongo wa mbere, ariko ndavuga muri make. Umunsi umwe Yesu yafashe urugendo hamwe n'abigishwa be bava i Buyuda berekeza i Galilaya. Akigenda yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Yiyumvamo, iri jambo kwiyumvamo, impamvu yiyumvisemo nuko hari misiyo yari afite. Yumvise ko hari misiyo agomba gukora hariya i Samariya. Yiyumvisemo ko agomba kunyura i Samariya, ntiyakomeza ajya i Galilaya, ahubwo akigenda ageze mu nzira yiyumvamo muri we. Yiyumvamo Umwuka Wera hari igihe nawe gukoraho, we mwene data, we mukozi w'Imana. Hari igihe ugenda wagera mu nzira ukiyumvamo ko ugomba kwicara, ukiyumvamo ko ugomba kujya gusuhuza umuntu runaka. Umwuka Wera niwe utuyobora. Umwuka Wera wari muri Yesu, kandi Yesu ni Imana. Akiri hano mu isi yari Imana, kandi n'ubu ni Imana, kandi ari n'umuntu wuzuye. Yiyumvisemo ko agomba kudeviya urugendo, akaba ahagaze akaruhuka, noneho akanyura i Samariya, kuko hari misiyo yari afite. Hari misiyo yumvaga agomba gukora yihutirwa. Reka turebe iyo misiyo iyo ari yo. Dusoma ko Yesu yaje ngo kunanirwa cyane, kuko hari mu saa sita. Hari mu saa sita ananiwe cyane. Urabona bagendaga n'amaguru, nta modoka bari bafite nkatwe iki gihe. Bagenda n'amaguru. Icyo gihe kandi hari abari hari hashyushye cyane. Bigeze saa sita yarashonje, kuko Yesu yari umuntu kandi afite n'inyota. Icyo gihe rwose ngo byari bikomeye cyane. Yewe kugenda n'amaguru urugendo rurerure byari ngombwa ko yananirwaga. Noneho ngo aza kwicara araruhuka. Aho yari yicaye hari iriba abantu bavomagaho amazi. Aho bari muri iyo tawune y'i Samariya hitwaga Sukara. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu ngo akigenda iri jambo ndarigarukaho ngo yiyumvamo. Yesu yiyumvamo. Iryo jambo kwiyumvamo uritindeho cyane. Yiyumvamo ko agomba kudeviya, aragenda agera i Samariya. Wavuga uti impamvu ni iyihe? Nko nabivuze, hari umusamariyakazi wari uruhijwe cyane mu bugingo bwe. Twabisoma ku murongo wa 7 ngo umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati ntutuzi two kunywa. Ntutuzi two kunywa. Umusamariyakazi aramubwira ati ko uri umuyuda wa mugabo we, cyangwa umusamariyakazi uransaba amazi ute? Cyo ni ikiganiro bagiranye. Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Abayuda n'abasamariya ntabwo bumvikanaga. Ni nko hambere abantu bajyaga banena batwa. Ndetse no mu Buhinde hari ubwoko abantu banena budakorwaho, badasangira n'abandi. Iki gihe ibintu byo kunena byaje kera. Nawe uwo musamariyakazi yarimenyera avuga ati mwebwe wenda muratunena, none uransaba amazi ute? Ariko Yesu si cyo cyamugenzaga. Yesu yari Imana, ariko umusamariyakazi ntiyamenye ko Yesu ari Imana. Yari umukiza utanga amazi y'ubugingo, umara inyota. Ariko umusamariyakazi icyo gihe ntiyabimenye. Yagize ngo ni umuyuda nk'abandi. Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana wa mudamu we. Yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Yari ubimenye, nawe uba umusabye amazi y'ubugingo. Uba umusabye. Iyo umenye uwo ndiwe, iyo umenye ko ntari umuyuda nk'abandi uzi, abo ngabo babanena, iyo umenya ko ari ngiye mukiza, come on, iyo umenya ko ari ngiye utanga amazi y'ubugingo, wayansaba. Ikishimishije nuko byatinze uyu musamariyakazi akaza kumenya Yesu wari we, akaza kumenya yuko ari umuhanuzi, akaza kumenya ko ari umukiza.
byafata igihe ngiye kubisoma byose, ariko harimo ikintu cyo gushima uyu musamariyakazi yaje kumenya Yesu uwo ari we. Yaje kumenya itandukaniro ry'umuyuda usanzwe ubanena na Yesu umukiza waje gushaka abanyabyaha, waje gushaka abo banenwa, ahubwo ngo abakureho uko kunenwa, ngo akureho icyo gisika cy'abantu banenana, ngo akureho ubwo bwanzi, ngo akureho iyo diviziyo. Icyo nicyo cyanshimishije, nicyo kinshimisha n'uyu munsi wa none, ni uko uyu musamariyakazi yaje kumenya Yesu, akaza no kumenya agakiza, agahambuka, akihana, akareka abagabo 5 batarabe, akagenda agahamiriza abo baturanye muri wa mudugudu aho yaratuye, muri ya tawuni ye, hahandi yaratuye, abandi nabo bakaza bakirebera Yesu, nabo bakamenya umukiza. Haleluya. Nanjye ndashaka kuguhamiriza uyu munsi wa none ko nanjye nahuye na Yesu, nahuye na Yesu mu muryango wanjye, nahuye na Yesu aho nari ntuye, yaraje nanjye turahura, ampaye amazi y'ubugingo, nanjye nshira inyota. Uyu munsi wa none ngewe Jose nshaka gukorera Imana, numva aricyo drivingamo, numva aricyo kintu kingendamo, numva aricyo kintu kinyurukamo, numva nshaka gukora umurimo w'Imana, numva ibyisi nabiteye umugongo. Icyo nshaka no gukorera umwami, icyo nshaka no kubwira abandi, kuko iki namenye uyu wamaze inzara n'inyota, uyu nguyu ni wenyine wampaye n'ubugingo buhoraho. Uyu musamariyakazi yamenye Yesu, amuha n'ubugingo buhoraho, ngo ntabwo yongeye kugira inyota ukundi. Haleluya. Nanjye nkimara kwakira agakiza mfite imyaka 13 kugeza uyu munsi wa none, ntabwo nigeze ngira inyota, nashize inyota. Yesu yamaze inyota, ndabihamya n'ibyanjye, yamaze inyota. Niyo mpamvu uzumva nkora muvuga ngo Yesu nanjye aranshimishije, yamaze inyota. Narondogora ndagira ngo nkiniraha nkubaza nti, ese wowe uri hehe? Ese uri hehe? Ese urumva ufite inyota, inzara n'inyota, ngo usange Yesu akumara inyota? Ntabwo amafaranga uri mushaka wirukankamo ari azakumara inyota. Ni byiza tuzayabona, turayakorera twese, ariko ntamara inyota. Ikintu cya mbere banza ushake Yesu, numara kumubona arakumara inyota, ndetse na bwa butunzi ukeneye, nta mafaranga ukeneye yo kugutunga azayaguha. Ya minerivare y'abana, bya bindi byose ukeneye azabiguha, kuko niwe umara inyota. Bya bindi byose wari ufite inzara n'inyota, niwe ubisubiza, niwe ubikora, niwe navuga ipfundo rya byose. Niwe fondasiyo wacu, niwe twubakaho, niwe rutare rwacu, niwe utumara inyota, niwe riba ridakama. Imana ikugirire neza. Niba ushaka kumenya agakiza, nukuri Imana iguha umugisha. Iki ngiki nicyo nari nkuzaniye, inkuru nziza. Inkuru nziza yatumye Yesu Kristo adeviya, ntiyakomeza urugendo rwo kujya i Galilaya, ahubwo aradeviya ajya i Samariya, kuko yari afite inkuru nziza y'agakiza yo kumara inyota. Yagombaga kubwirira umusamariyakazi wari uruhijwe no kuba indaya, wari uruhijwe no kumva ko anenwa, wari uruhijwe n'ibindi byinshi batarondogoye hano. Haleluya. Uyu munsi wa none, niba hari ibikuruhije, Yesu arakumara inyota, aragushaka uyu munsi wa none. Imana ikugirire neza. Mumbabarire mvuze menshi, ariko mbanezerewe. Nanjye yamaze inyota Yesu Kristo, niyo mpamvu mukubwira uyu munsi wa none naramumenye. Nawe mumenye kandi urangiza umubwira abandi, kuko uriya musamariyakazi yamaze kumumenya, ngo agira ate, aragenda abwira bene wabo, abwira abandi, nabo baraza baramwakira. Gutyo ubutumwa bwiza burakomeza, natwe butugeraho. Nawe buvuge, numara gushira inyota ubwira abandi. Imana ikugirire neza. Ndangirije aha kwifuriza umugisha w'Imana, kwifuriza gutangira ukwezi kwiza kwa 3 ejo hazaza, kandi dushima n'Imana ko yabanye natwe muri uku kwa 2, tukaba tugushoje mu mahoro. Reka dukomeze tuyishime. Mana data, turagushimye ko wabanye natwe muri uku kwezi kwa 2, kandi ukaba uzadutangiza ukundi kwezi kwiza kwa 3 ejo tariki ya mbere, kandi tukazakomeza kugukorera no kuguhamya no kubwira abatakuzi, gutyo bagashira inyota, bakaruhuka nk'uyu musamariyakazi, bakaruhuka nka Jose, twese tukaruhuka. N'ukuri abaruhijwe, urakoze Mana kubyumvise ko watugiriye neza. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen, amina. Urakoze mwene data gukurikira ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Numva ari gufashije, ufashishe n'abandi. Be blessed. Bye bye.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.